Twongeye kubasuhuza abakunzi b'Umugano TV, nk'uko bisanzwe tugarutse mu biganiro byacu. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kijyanye n'igihe umuntu amarana n'umuperiveri narisisike, uko kigenda kimusenya buhoro buhoro. Mbanje kubiseguraho ku bw'ijwi ryanjye ritameze neza kubera giripe, ariko ntabwo byatubuza gutanga inyigisho nk'uko bisanzwe. Hari igihe rero umuntu aba mu mubano n'umupiyeni, ariko ntabona ako kanya ububi bw'ibyo periveri narisisike arimo amukorera n'ingaruka bizagira ku buzima bwe bw'ahazaza, kubera ko agusenya bucece ntuhite ubibona, cyangwa se ukabona ibimenyetso utajya witaho, mbese wima agaciro. Muri make niko navuga, kubera ko bitangira nk'urukundo. Ntabwo atangira ari umuntu ushaka kukugirira nabi, ariko ugasanga buhoro buhoro agiye agusenya gahoro gahoro utabizi. Ukaba wakibaza rero, iki kibazo nanjye ubwanjye nibarijije, aricyo tugiye gusubiza muri iki kiganiro cy'uyu munsi, kibaza ngo ese igihe umarana n'umuperiveri narisisike gifite uruhare mu buremere bw'ibikomere ukuramo, cyangwa ku buremere bw'isenyuka ryawe mu mubano wawe n'umuperiveri narisisike. Nibyo tugiye kuganiraho uyu munsi, ariko nagira ngo nk'uko bisanzwe tubanze dutumikire abadutumye. Ni umuryango Life in Fullness ufite gahunda y'amahugurwa agambiriye kukwigisha gutahura uwo uri we nyakuri. Mu ntego rero y'uyu muryango ni ukuvuga ngo ibituma dutahura cyangwa tugera ku musaruro twifuza nk'ikiremwamuntu muri rusange ni ibintu bito bito, ariko byifitemo imbaraga n'akamaro kanini kadutera kumererwa neza, haba mu buzima bwacu, mu myitwarire yacu, ndetse n'uko tubana natwe ubwacu, n'uko tubanira abandi. Life in Fullness rero ni umuryango utanga amahugurwa agira uruhare rukomeye mu gufasha abawugana kunoza imyitwarire yabo bwite n'imibanire, kugira ngo babeho mu buzima buryoshye kandi bufite intego. Ese wowe waba warigeze ugira igihe cyo guhora wizengurukaho utazi icyerekezo, rimwe na rimwe n'inzozi zawe zigasa n'izazimye? Aya mahugurwa ashobora kukugirira akamaro. Ni amahugurwa rero atangwa rimwe mu gihembwe kuva mu mwaka wa 2017 kugeza ubu ngubu. Bakaba bamaze guhugura abantu barenga 400, kandi benshi muri bo bagaragaza impinduka zikomeye. Umuryango rero Life in Fullness urabatumira mu mahugurwa y'igihembwe gitaha, izatangira ku itariki ya 18 z'ukwa 4 2026. Life in Fullness ikorera Kicukiro muri santere ya Eperi ku muhanda wa KK 515 Kigali. Ushobora rero kwiyandikisha cyangwa ukabahamagara ku busobanuro burambuye, ukabandikira kuri WhatsApp, cyangwa kubahamagara kuri nimero 0782 420 625. Nimero ni 0782 420 625. Wabandikira cyangwa ukabahamagara. Aya mahugurwa aba mu mezi abiri, muri wikendi wa gatandatu no ku cyumweru, kuva saa 3 kugeza saa 7 z'igicamunsi. N'abari urumva rero ko n'abafite ibyo bakora muri wikendi rwose
ntago bahejwe, hari ingingo nyinshi uzabasha gusobanukirwa muri aya mahugurwa, harimo gutahura impano n'ubushobozi byihariye wifitemo n'uko wabibyaza umusaruro, harimo gutahura ibikomere byo mu mutima waba ushobora kuba ufite ariko utabizi, ndetse no kugufasha kubikira, gutahura indwara zo mu mubiri ziva ku bikomere byo mu mutima, kumenya inkingi z'urukundo bikagufasha kugira imbaraga nyabuzima ukeneye. Uzamenya nanone kandi muri aya mahugurwa kumenya iby'ingenzi bigufasha kubaho udahangayitse n'ubwo ibibazo bihari, unamenye unahabwe kumenya ibyo wakwitaho n'imyitozo yoroshye ushobora gukoresha kugira ngo uhore uguwe neza muri wowe, ari nako bikurinda kurwaragurika. Aya mahugurwa rero ni ayawe, wahamagara kuri iyo nimero twababwiye, turayashyira no kuri ekara mu ibara ry'icyatsi kugira ngo muyimenye neza. Reka rero twigarukire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi gihereranye n'igihe umarana n'umuperiveri narisisike, uburyo kigira impagite cyangwa se kigatuma ibikomere ukuramo birushaho gukomera. Kuko ushobora kwibaza ngo abantu benshi bakunda kuvuga ngo nihangane, ibyo ngibyo akenshi biba bituruka kuri impagite umuperiveri narisisike yabagizeho muri za metode de manipulation ziwe. Aha rero nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ku Mugano TV tugiye kuvuga uko kubana igihe kirekire cyangwa se kiri considerable na PN bishobora kukwangiza umuntu mu buryo bukomeye cyane. Uburyo bumwe bishobora kukwangiza ni ugutakaza icyizere cyangwa self confidence, confiance de soi. Ibi rero ni ibintu biba buhoro buhoro, ugatangira ukajya wiyibazaho cyane ariko mu buryo buri negatifu, ukumva muri wowe udahagije, kubera ko PN akoresha amagambo akubabaza, kugutesha agaciro gake gake. Aha rero birumvikana ko uko igihe kigenda gishira akwangiza mu kwitakariza agaciro, ndetse bikarema muri wowe ikintu gikomeye gituma usigara wumva nta gaciro ugifite. Uburyo bwa kabiri akwangizamo ni ukuba uhora mu rujijo cyangwa icyo twakwita confusion. Uba confuse, ugasanga uyu munsi aba arimo akugaragariza urukundo ruhambaye, ejo akagukomeretsa. Ibi ngibi bigatuma ubwenge bwawe buhora mu rujijo, bukabura ibyo bwakira n'icyo bujugunya. Aha ngaha rero ubwenge buhora bujagaraye, ndetse bukagera n'aho bugera kuri icyo twakwita umunaniro uhoraho cyangwa epuizoma y'ubwonko. Ese wowe ukurikiye iki kiganiro waba warigeze uba mu mubano ariko ukumva utari gusobanukirwa uwo mubano mu by'ukuri aho werekeza, cyangwa se uwibazaho byinshi ariko utabasha gusobanukirwa? Byaba byarakugizeho izihe ngaruka? Muri komenti ni karibu mutubwire, muduhe ubuhamya kugira ngo tujye twigira hamwe. Ubundi buryo bwa gatatu rero umuperiveri agukomeretsamo uko mugenda mumarana igihe kinini, ni uburyo bw'uko utandukana nawe ubwawe, cyangwa se twavuga ngo ugenda usa nkaho utakaza identite yawe, wowe ubwawe ukamera nkaho watakaye mu nzira muri makeya, ugasigara utazi uwo uriwe. Aha ngaha utandukana nawe ubwawe, ugasanga uratangira kwiyibagirwa, ahubwo ugahora wita ku byo we ashaka cyangwa se we akeneye, mbese wowe ukibagirwa ko uhari, ugomba no kwiyitaho, ahubwo ugahora wibata cyangwa se urwana nk'urugamba kugira ngo we anezerwe. Aha rero usanga ingaruka wo finari utakaje uwo uriwe, identite yawe ikahasigara. Uburyo bwa kane ni umunaniro wo mu marangamutima.
kubera ko buri gihe uhora uhangayitse ugatekereza cyane ukiheba, usanga ufite wa munaniro urimo indani w'imbere umuntu atabasha kubona inyuma, ariko ukabona nko mu maso warahonze, niko navuga, ukabona mu maso warahonze kandi mu by'ukuri nta kintu wagaragaza kikunanije. Ikindi cya gatanu cyangwa se uburyo bwa gatanu bugaragariramo impagite y'igihe umaranye n'umuperiveri narisisike, ni ukwiyumvamo agaciro gake. Iyi ni ingaruka ikomeye cyane kuko wumva utagikwiye, ushobora kugera aho wumva utagikwiye urukundo, mbese muri wowe nawe ubwawe hari igihe kigera nawe ukumva kwikunda, ukumva birakugoye, ukumva ni ikibazo, ukumva uri n'ikibazo mu bandi, mbese ukumva nta kintu na kimwe ufite gikunditse. Izi rero ni ingingo eshanu cyangwa se ingaruka eshanu ushobora gukura mu mubano n'umuperiveri narisisike uri pororonje. Ubwo ngubwo buri wese yabifata uko abyumva. Pororonje ni imyaka ingahe cyangwa se ni amezi angahe cyangwa se ntago mbizi, biterwa n'uburyo yagiye abikoramo, kuko mushobora kumarana imyaka 10 ugasanga ufite ibimenyetso bikomeye nk'ibi bingana n'ibyo bamaranye imyaka 3 cyangwa n'uwo bamaranye amezi 5. Ni ibintu bitandukanye. Ni wowe victime ugomba kumenya ngo ese uyu mubano urimo urankomeretsa mu rwego rureshya gute, ukamenya uko wasova ubuzima bwawe. Message rero navuga y'ingenzi muri iyi videwo y'uyu munsi nabateguriye, ni uko nta muntu ukwiye kugusenya kugira ngo agukunde. Ntabwo kugukunda bisaba akabanza kugusenya kugira ngo yongere akubake. Urukundo ruzima ntago rugomba kugaragaza biriya bimenyetso byose twabonye hejuru, kandi twabonye yuko biriya bimenyetso byose plus bigenda bimara igihe, kuko buba bimeze twabonye ko relation n'umuperiveri narisisike ari nka relation birimo uburozi cyangwa relation iri empoisonné. Ni ukuvuga ngo buri munsi ibyo agukorera biba ari nk'uburozi bwiyongera mu bundi. Aha ngaha urahita wumvamo impagite bikugiraho, plus umaramo igihe kirekire, plus urushaho gusenyuka. Ese wewe waba warigeze kubana n'umuntu akagutesha agaciro buhoro buhoro, ariko kugeza ubwo wumva bikugezeho ingaruka zikomeye mu buzima? Ese niki cyagufashije gusubira mu buzima bwawe ngo wongere wigarukeho, wumve ko wongeye kwigarurira agaciro, wongeye kwigarurira icyizere? Duha ubuhamya bwawe muri comment, banashyize na nimero kuri ekara, mushobora no muri description nimero ibirimo, mushobora kutwandikira cyangwa se mukaduha ubuhamya bwanyu inbox, kuko iri no kuri WhatsApp. Twababwiye uburyo bwo gutangamo ubuhamya. Ushobora kubutanga mu nyandiko, ushobora guhamagara, ariko uburyo bwiza ku bantu bakoresha WhatsApp ni ukubutanga muri audio, ugakora audio z'iminota 5 kugira ngo dusangire ubuhamya. Wifuza ko tubusangiza abandi, tukabikora, ariko bigakorwa mu ibanga, nta mwirondoro wawe, mu ibanga rikomeye. Reka rero dusoreze ikiganiro cyacu aha ngaha. Ikiganiro cy'uyu munsi ntabwo tukigize kirekire kuko murabumva ko ntanameze neza mu ijwi, ariko tuzakomeza ubutaha no mu bindi biganiro. Tubibutse ko ushobora gukanda subscribe kuri chaine yacu kugira ngo ibindi biganiro bitazagucika, kandi ntukave ku kiganiro please udakanze like, kubera ko bifasha YouTube kugisangiza n'abandi, kikagera ku bantu benshi bagikeneye. Murakoze rero, naho akagaruka kandi ndabakunda cyane. Bye bye.